Yo, what's poppin' Kigali Rwanda, nitwa Mwizerwa Olivier cyangwa se Nkuba Ihinda wa kabiri. Yo, ndi kumwe n'umukobwa ahantu twahuriye, ni ahantu bita ngo ni ku rubyiruko kuri yufu. Bimeze bite? Meze neza. Meze neza. Yeah. Ndabona usa neza. Merci. What's your name? Nitwa Uwase Merveille, nkaba nkorera muri New Power Entertainment. Tukaba dukora ibintu bijyanye n'imideri. Ikirenze icyo nta kibazo. Okay. Ariko gerageze kuvuga nk'umukobwa w'umusirimu. Yeah. Sibyo? Okay. Iyo ni igiki cyaguteye kuza muri fashion? Nyine hari abantu nyine bavuga ati kuza muri fashion ngo ni ibintu by'uburaya, ariko nyine njye narebye ukuntu mfite impano y'ubumodo, ati ngiye muri modo hari ikintu nakungukamo, ati nyine ngiye muri modo nta kibazo, hari byinshi nakunguka. Muri modo hari byinshi wakunguka. Iyo utambutse mu nzira nko ku muhanda, abantu b'abaturage nyine bataramenya, batarasobanukirwa modo icyo ari cyo, bakabona uburyo wambaye, nta mazina bakwita. Abenshi b'ababyeyi cyane byavuye turiya mwana avuye mu burayi, ariko nyine wowe kubera ko ubuze ibintu uvuyemo ukavuga ati nta kibazo, ariko hari ababyeyi bandi babikunda bitewe n'ukuntu nyine bakubona, hari ukuntu nyine utambuka wambaye nk'ubusa, kandi kugira ngo ube mu modo ntabwo ari ugusaba ngo nyine ngo wambare ubusa, wakwiyambarira ipantaro yawe ariko uba ushaka kwerekana imideri yawe. Uravuze uti hari ukuntu utambuka wambaye ubusa. Wigeze wambara ubusa? Oya, nta busa nambaye. Mu busanzwe, mu buzima busanzwe nambara imyenda minini, kuko hari icyo mba nshaka kubona. Nyine abakobwa benshi ntabwo bambara imyenda minini, baba bashaka bya imyenda ibafashe, ariko nyine hari icyo mba nshaka kwerekana, nambaye ibintu binini, for example nka gutya nambaye. Yego. Uba ushaka gukora nuza diferanse. Okay. Noneho nuhe musitari cyangwa se umufashoni cyangwa se umumodo watumye ujya ukwesipira, utuma ibintu byawe biza wumva ubikunze kurushaho? Numva mbikunze kurushaho cyane cyane ndashimira ababyeyi banjye natangiye nyine babyanga pe cyane, kugeza babonye ibikorwa nyine bikorerwamo, baranyakira, baravuga ati ujye genda witoze werekane ibintu ukora gutyo. Ariko umuntu wa mbere ndashimira Amudu niwe wabimfashijemo kugira ngo ngere hano hantu. Okay. Urashimye, ariko njye nakubajije ngo umuntu w'icyitegererezo w'umumodo ukunda nyine watumye ubizamo, nyine uba inspired no kuba abikora, ninde? Yaba umunyarwanda cyangwa se uwo mu kindi gihugu? Nkunda umubera bita Restana. Ni umumodo utoza abakobwa, akunda kwerekana ibintu nyine bijyanye na modern, we nkunda cyane, niwe nkunda kureberaho. Akorera mu ntara cyangwa ni i Kigali? Akorera hanze. Okay. Umunyamerika. Right. Reka dusoze ibintu byacu nkubaza akantu gato, sibyo? Nta kibazo. N'utubazo dutoya ariko tutageze aho duhuriye na fashion, ni ukugira ngo tujye turaba update ku bintu byose, nube mu kintu kimwe, muri secteur imwe, sibyo? Iyo bavuze ngo logistics, umva bishatse gusobanura iki? Njye numva ko ari radiyo, umuntu nyine wagenda nyine ukamukoreraho, nyine uza ukamukoreraho nka video tu, for example ni nk'uko ushobora kugenda nyine ukavuga ati uno mwana mbona akora ibintu byiza, ukagenda ukamubaza tu. None se ndakeka icyongereza ujya ugeragezaho se? Maybe. Uragerageza? Si cyane. Indyo bita impungure n'ibishyimbo, mu cyongereza bahita ngo iki? Impungure n'ibishyimbo? Maize and bean. Hari izina ryayo byose bavuga rijyaniye hamwe, utavuze ngo maize and beans combininze hamwe babyita ngo iki? Carbonization.
Sure. Yeah. Uravuga ukuri? Yeah. Mama yangu. Sawa, Game asante over. sana. Aha. Mu gusoza kwacu uratubwira imbuga mukoresha? Murakoze, dukoresha Fibi, dukoresha New Power Design Entertainment, kuri IG tugakoresha New Paint, kuri TikTok tugakoresha New Paint 100k. Okay. Yeah.